turagukunda abasore n'abakobwa turagukunda cyane basaza n'abakecuru bikaba akarusho abana sinakubwira It's Twende TV Twende TV Oh urakabaho turakwemera tera imbere zamuka turagukunda iyo twicaye dusoje akazi turakureba mayira udukoryo twawe waramutse neza ikikobo ni wowe nanone ko impa mu Imana none ntago nje nabi kabisa je kugira ngo urazi ibyo wampromises sana kabisa wowe uri kumumanje natwe ahubwo mbwira karibu umutwe uza amakuru nzanye uza information nzanye none ibintu by'amakuru muri kumbwira ko niba umpaye karibu ubundi tukaganira kuko meza hanze ikigaragaza ngo abasore bebe mu Rwanda basuzuguye cyangwa se basuzuguyitse kutengengera hano narangiza ukaza warangiza ukama unteza mayira sigaye antegere mu nzira anige ebana mayira sigameze nka katanyamazi Kongo nibaza nigute ngiye tugira nadifu naza ntunyakire warangiza ukajya kuneza mayira ngo ndaye gutereta uziko yanambwiye ngo anamha gasopo yampaye last warning ufite amagambo menshi karibu ni karibu uko ni karibu kabisa amakuru ese mayira kumene twari tubanye nimba mu Imana dirukana kera isugira ngo kumene telefone yaranananiye nimba mu Imana zangira ikibazo niba ikibazo cha network yeze mu Rwanda ntago zikimeze neza reba niba ucimpamagara bigakunda reka niba yarakunaniye reka nibike oya byose kandi birahurira hehe kandi mayira birahurira hehe erega buriya mu Rwanda network zizazigira ikibazo network yeze mu Rwanda ni ikibazo kabisa naho ubu rero narinje kugushakira hano narinzi ngure urimo madamu wawe nako nturutse mu rugo nje kureba mayira ko ari hano kwa Serine kumbi wowe uranturuka inyuma cyangwa hari iyi nzu ifite yoni muri yango uturuka ari ya inyuma nubwa mbere ngeze hano kabisa ariko ntabwo nakurenganya ntabwo uri umunyarwanda koko ebana ninazaga pale sehemu za Kongo kabisa ebana ubundi uramutse uri umunyarwanda wakwibuka rwa rukina gukubise ukamenya nicyo naguhoye ariko mayira urandenganya kabisa ikibazo cyawe ni kimwe nakwiyamye kwa Serine nge ntabwo narinje kwa Serine nimpa mu Imana hano ni kwande narinje kukureba umugore wawe yampaye mission nge narinje mu kazi naindi mu kazi kabisa ahubwo kabisa nge upfa kumfatiwe mu cyuho ufatiwe kwa Serine umugore wawe yampaye mission madame yampaye mission umukorere yo iperereza umunsi nawugufatiye kwa Serine nzahite mu ndabizi ko nta kibazo dufitanye nzahite mubwira akira na telefone yawe yime kabisa ariko ibyo ntago bihagije ariko umva reka ese urashaka ngo bigende bite ugomba no kumaye ifaranga kugira ngo ibanga ngende ndibike irihe banga none nawe ufatiwe kwa Serine jewe umufata cyangwa ari jewe ugufata none
ngewe nari mu kazi nanje kukureba. Wari uri mu kahe kazi hano muri iyi nzu akazi ugakorera hano? Kabisa nani kuri mission ya madamu wawe kabisa. Shobora kukwiyama ku mugore wanjye, ariko se Mayira, uri umugore wanjye. Kandi ariko se ubundi kuki umuntu yibagira urukwavu mugahurura n'iminzani? Ariko Mayira, ukungene ko kufite mugore mwiza. Uriya egaju. Nge yamaye mission kabisa. Ntabwo nakubwiye sinigize ngo uburenganzira bwo kubara abagore mfite. Kandi ntabwo bikureba. Mu Rwanda mugira abagore barenze imwe. Mu Rwanda ntabwo bemera polygamy. Ese gukunda. Awegewe na ni tiraga kabisa, ni tiraga mukane, ni tiraga Mayira. Ahubwo reka ngire ngende banibutse byinshi. Ndagira ngo kugeza kuri iyi saha. Wiyama. Icyo nkwiyamaho ni ahantu wabonye nakandagije ikirenge byo mfata nk'umwami. Mwami Ntukahakandagira, ntukaharebe, yewe ntihakagira n'umuntu uhaguhamo inkuru ngo uzakire. Ega buriya rangiye buvandimwe uko nyine nakwiyamye nange rega buriya ngira ngo migeragereze na ibyo bya mission ya ega. None se nyine bijyanye na bya bikoresho ibikoresho nyine ngo wari wabiboneye umukiriya. Nyine ndi kuvuga bya bikoresho byo muri iyi nzu nyine wambwiraga ngo dukeneye kugurisha. Ese buriya baraduhangahera uwo muntu wabonye yaba ari nk'uwanga kuko buriya umva nanjye n'umugore turashaka kubigurisha rwose kuko urebye nta kintu bimariye, biri ahangaha biri ku mupangayi, nta kintu biri gukora rwose. Umuntu abigurishije akabona amafaranga nta kintu byaba bitwaye. Wow. Ibikoresho ngo yari yabonye umukiriya. Yego Mayira. Ni ukuvuga rero bino bikoresho twabitanga wa mugani wawe buriya nanjye mbona nta kintu. Ni ukuvuga ngo uretse ko nabyumvishe byose. Ibyo nashaka kumenya maze iminsi ishaka kumenya ndabyumvishe. None sera kwambwiye kutagiza hano kwa Serine ninde uri hano wahaje ute? Uyu Kamasa rero buriya urebye Kamasa urebye nyine buriya Kamasa urebye ukuntu Kamasa nanjye nyine birantunguye niwe nsanze aha ngaha twari turimo dusigana avuga ngo Serine buriro nanjye baravuze nyine ngo hari ibikoresho ngo ashaka ngo uko tugurisha wa mumotari ubwo se ntagiye kunsigara